nuhagarara muri feruje ko ni imodoka riraje guhagaze iruhande saa 12 za mu gitondo turi kujya ku gahigo twese uko nahiciyemo umusore n'umukobwa cyangwa umugabo n'umugore ukabona barimo baraseka uzamenye ko urwo rugari rwiza icyo ni kimwe icya kabiri uwo bicaranye so umugore we ndagushimiye cyane kandi ngwaye ikaze ndakeye kumeze neza uyu munsi mureke tuganire twimazeyo mureke tuganire uyu munsi twige kandi tugire imbaraga n'imbaduko zazindi tuba tudasanzwe duhorana umunsi ku munsi tugire imbaraga mu byo dukora byose tugire imbaraga kugira ngo tubashe kuba twagera kure uyu munsi rero tugiye kuganira n'uyu mupapa ni Pastor Theogene ubu ngubu yaritahiye twamumenye cyane nk'inzahuke ni izina yamamayeho cyane kuko ni umuntu waturutse ahantu kure yavuye ahantu kure cyane rero uyu munsi mureka bari we tuza kwitsaho tumuganireho niturangiza tukumve amagambo akomeye yagiye avugwa n'uyu mugabo n'umugabo wavuye ahantu kure ngiye kukurekaho gatoya ubanze umwumve wumva ahantu yavuye ubundi turaza kugenda twinjira mu magambo yagiye avuga akomeza abantu ashobora gutuma nawe ukomera ukaba ushobora gushikama bitewe n'ibyo waba urimo gucamo uyu munsi nta kindi rero ngusaba uyu munsi ni ukugira ngo uze kuza gufata ino video uyirebe kugeza ku munota wa nyuma iyi video nuza kubasha kuyireba biraza kuguhereza izindi mbaraga biraza kukumvisha ko nta kintu kidashoboka muri ubu buzima ibintu byose bishobora kuba byakunda bitewe n'igihe rero tutatinze reka nze twinjire muri ibi bintu tubanze twumve ijambo ryiza twumva hano uyu mupapa yaturutse hehe ibintu yakoze kuko ni umuntu waciye mu buzima yabanje kuba ku muhanda yabaye mu buzima bugiye bugoye ariko agenda yegera Imana biza kurangira abaye umugabo koko ushyitse tuvuga tuti ni umugabo nubwo yitahiye nubwo yitabye Imana ariko yagiye kabisa tumwishimiye kandi tunavuga ko n'Imana imwishimiye ko ari umukorera Imana reka twumve iri jambo ryiza cyane nibuka iyo navuye naho ngeze ubwabyo bikantera gukomera no gukomeza abandi nibuka iyo navuye naho ngeze bikantera gukomera ndetse no gukomeza abandi iteka ryose utibuka iyo wavuye ntumenya naho ugeze niyugana niyo mpamvu Imana yabwiye abisere bari mu rugendo ngo muramenye nimugera mu gihugu ntimuzarye ngo mwibagirwe iteka ryose mpita nibuka akubucita ubu nakwibagirwa ngikijumba cya senkani n'ibishyimbo bya senkani ahitwa kwa Karanze kwa tante Kiruhura 100 ukarirya saa 6 irindi isambari urarizi se ni irijansi urarizi se ni irikamu urarizi se ni umwana urani note ijana narindi mvuga gusa y'ijana rero icyo mvuga ni iki hari ibintu ntashobora kwibagirwa sinjya nibagirwa ijana nari kuguramo ibyo kurya bantumye ikaye ngo nandikemo indirimbo za korali mita bigenda bite ziko nigeze njya muri korali nka buri yonjyamo numva ashaka kuririmba ariko bite no kuntu ari imeze ndebye korali ya mbere mbona ntiyanyemera ndebye ya kabiri suko batari kunyemera we ntago bari kunyemera tuvugisha ukuri kuntu nari imeze ndebye indi ya kabiri yari ihari igira amajeste rero bakora baririmba bakora amajeste reka bamanuka uri kubyumva no kubera inzara hajya mbona bazajya bamanuka ngiye nkahura nabo bavayo nkabona sibya rero ariyo baravuga abiseri bazenguruka ariko nkajya mbona kuntu bakata habona nzajya nkata nkagumayo kugaruka bikanga ndebye urubyiruko nyoberwa niba ndi umusaza niba ndi umusore nyoberwa icyondi hari igihubamo umuntu akayoberwa uriya ni umudamu ni umukobwa niki bitewe n'igihurimo ni umusore se ko tubona ashaje bikayobekana mitanjya muri korali ya nibature nyirahangaha nkutangarize ko buri muntu ajya muri korali base
uri muntu ajya muri korari basa ku rusengero urareba ukavuga ati iriya niyo yanjye akaba ariyo ujyamo muya niba tereye ntawe useka undi waza umupira uwuhindurije ni mu gitondo ntawe useka undi aba ariyo nigiramo rero nkagira ikibazo cy'uko ntagira agahombo nawe mfite agapantaro kamwe n'agashati nkagafurira kuri Yanza mu mazi muri uriya mugezi wa Yanza nkagakamura nkakanika kugira urani nararaga mu butayu mu ishyamba mu gitondo nkakambara ikibazo kikaba ikiyere mani tumanura umupira ukahita ubika ijipo uhita ukuramo amaboko ukahita umanura umupira ugafata hano gafura ibyo bireka basta ariko ubuzima bwaje guhita ikibazo kiri rero ipantaro burya yuma mu byiciro ntabwo ihita yuma yose reka ihera hano hasi ku mukanda no hejuru ntihajya huma urumva none najya mu rusengero kwicara bikaba ikibazo nicara ku ntebe nkahaguruka tugiye kuririmba harasigaraho amazi ubwo nkahita nicarira ibiganza gutya urumva ko kwicara ni ugusutarara ni system kugira ngo nze guhaguruka amazi asigare none nambaye ikote na karuvati babimbajijeho hari urumva ni urugendo rukomeye cyane ni urugendo Theogene yagenze rugoye umuntu utarabashaga kujya no muri korari kubera kwireba akavuga ati se abandi bariyo bandi ko bameze gutya ngewe ni gute nabati nyine nabahingukamo najyamo mvuga kuki najyamo meze ne najyamo nambaye iki urumva uburyo yamesaga umwenda umwe akarindira ko wuma yaciye mu buzima bugoye n'umupapa bugoye cyane ariko uyu munsi ni umwe mu bantu navuga ko basize imiryango yabo ifite ahantu igejeje ifite ahantu ihagaze kandi yabanye n'abantu neza abantu baramukunze cyane muri kiganiro uraza kumvamo inkuru ye ndende araza kuyivugira ni inkuru ndende yakoze ikomeye ni inkuru y'umuntu wari uje kumusura ariko yamugeraho agatungurwa uraza kubyumva reka tuze kugira umwanya uhagije twumve izi nama zirimo hano niba uyu muntu yaraturutse ahangaha kuba yarageze hariya ese icyahamugejeje we ntabwo cyahakugeza ndagira ngo utege amatwi tuze kugendana neza reka dutangire duhereye ku ijambo ryo kuba twakagombye kugira ibyiringiro kugira ibyiringiro ku muntu uwo ari we wese ucitse intege reka aba ari we duheraho ubanza ugira ibyiringiro byo kuba uriho tugira ibyiringiro reka twumve ikintu iri jambo yarivuzeho ngo kugira ngo buri wese nyine mbere yuko dutangira ikiganiro twumve iri jambo kugira ibyiringiro aba ariryo duheraho muri iki kiganiro kugira ibyiringiro nubwo wacitse intege nubwo ubona bikomeye nubwo ubona byanze ariko kugira ibyiringiro reka twumve pastor reka turememo ibyiringiro abari bacitse intege tubabwire ngo biracyashoboka iyo umuntu ahumeka aba ari umukandida w'ibyiza nubwo waba uri mu bitaro serumu ikimanuka biba bigishoboka ko wava kuri serumu ukaba umuntu ukongera ukubakwa ahari harasenyutse ibi babonye ndi kuvanga amazi na fanta ngushimira ko uyinguriye ubona nifitiye umunezero ntibagire ngo ndi kubirataho ndimo ndagira ngo ndememo ibyiringiro umuntu wese udukurikiye ushobore kuba we unywa ikawa ushobore kuba unywera n'ahandi hatari utega indege ukajya muri vakansi namenye ko n'abakire bajya muri vakansi sindayijyamo njyewe ariko bajya muri vakansi ariko akanagashya nari nzi ko abanyeshuri aribo bajya mu biruhuko gusa ngo n'abakire bajya muri vakansi icyo nari mvuze ushoboye kuba ufatira vakansi ahandi ukurira indege ukagenda ukumva iyo mvuze ngo fanta ngo nyivanze n'amazi ukumva ari ibintu toto kuri njye bitewe n'aho navuye cita bitewe n'aho nagize gute navuye iki ni igitangaza
ubundi hari ibintu Yesu akora kugira ngo akurememo ibyiringiro by'ibizakora. Buretse gato ndacyari gukomeza abantu. Komera, buretse ntabwo turatangira. Komera, ihangane, subizwamo imbaraga. Subizwamo imbaraga. Urakoze. Komera, ihangane, subizwamo imbaraga. Subizwamo imbaraga n'ibyo bintu byose utambutse ukabicamo utakekaga ko wabicamo. Subizwamo imbaraga no kuba ugeze aho ngaho ugeze mu rwego utanakekaga, mu ibintu utigeze unakeka. Wowe warakoze gusa wisanga naho utigeze unatekereza ko wajya. Komera, ihangane, subizwamo imbaraga. Inshuti yanjye, iri jambo rirakomeye, ndagira ngo urizirikane urigendane. Iryo ni ryo jambo rya mbere. Reka dukomeze n'ijambo rya kabiri rivuga ku kintu kijyanye no kunyurwa. Kunyurwa, ukanyurwa n'ibyo ufite, ukanyurwa n'ibyo bintu ufite uko umeze kano kanya, ukagerageza. Ariko nanone bikagusunikira kuba wakora ukegera imbere. Reka twumveho gatoya ku kintu kijyanye no kunyurwa. Tumenye kunyurwa, ese nyurwe ne bigende bite? Kubera iki ngomba kunyurwa ubundi? Kubera iki ngomba kunyurwa? Kubera iki ngomba kumva ko ibyo mfite binyuze nkabyakira, nkabasha kubana nabyo ariko nteganya kuzagera imbere? Reka tubyumve n'iri jambo. Ni ijambo rikomeye Pastor Theogene ryavuzeho cyane, rikomeye cyane. Nge ndanyurwa mu bantu banyurwa uko niyambariye kose. Numva nta kibazo. Iminsi yashize nta mukandara nagiraga. Imibare yari irimo ibihekane. Hariho umubyeyi uheruka kungura imikandara 2, Imana imuhe umugisha. Rero ikibazo kiriho. Nkajyana na madamu mu ivugabutumwa bakamuha imitenge, nge ntiyagira umikote. Urumva rero ni Pastor, uravuze uti mu minsi ishize oya banza mu bico kintu. Madamu agira ibitenge bigera ku 10, nge ntawe uramikoti banziza iki. Ariko nimo ndaganira ashimira n'abaha madamu ibitenge. Nyamuga ariko yanga umudamu yambara ubusa, wewe wanyurwa nuko uri umudamu akambara. Mama mugomba kungana Pastor. Oya, iyo batambutse baravuga ngo dore wa mudamu wa mugabo. Ivuga ngo icyubahiro cy'umudamu kigaruka ku mugabo. Iri naryo ni irindi jambo rikomeye agarutse. Turacyari ku ijambo kunyurwa. Icyubahiro cy'umugore kiragendana none kikagaruka ku mugabo. Ubwo kuri ba bantu bumva ko aba bagomba kwambara neza mu gihe umugore we ari aho ngaho nta kintu afite. Tugerageze nyine tugendane, dukorane mu muryango. N'umuvandimwe wawe burya iyo ameze neza nawe burya ugomba kuba umeze neza. Niba yambara neza ni ibyawe. Ikindi kintu dushobora gukomerezaho ni mu bibi no mu byiza tujye dushima Imana. Niko kwakunyurwa rero. Reka nabyo tubyumve, ni ijambo naryo rikomeye cyane yakomereje ari mu gusobanura kunyurwa. Naryo ni ijambo ryiza. Iri jambo uvuze ngo mu bibi no mu byiza tujye duhora dushima. Ndagira ngo nkubwire ko umuntu adashima ko ahaza. Ubwabyo kuryama ukabyuka ubwabyo birema ishimwe. Kuko iyo uryama ukabyuka uri muzima uba ufite amahirwe amwe yo gutarasa. Njye mbwira abantu babwiza ukuri ndi kubigisha. Fata inzira utarase nubwo udafite iyo ujya. Ko kugenda udafite iyo ujya babyita gutarasa. Kugenda udafite iyo ujya babyita kugira gute gutarasa. None we manuka. Kate ku muhima. Wikubite ku kinamba nubwo udafite iyo iri kujya. Saa sita nizigera ukahura n'umuntu avuye kuvoma. Uhita umusaba amazi, ukubita umunwa ku kijerekani. Ukomeze inzira uri mu gihe cyo kunywa amazi yo ku kijerekani. Uri kubyumva? Wikubite mu kanogo kanzayire. Hari igihe waza kugera ahantu, uri kumva? Va muri telefone. Hari igihe waza kugera ugahura n'imodoka yapfuye y'umukire, ukayisunika akagusigira sekese. Ariko uryamye mu rugo
ntago wahura n'iyo modoka ari guhisuri. Ibyo mvuze reka mbisubiremo, iyo uryamye ukabyuka haba hari amahirwe kuri buze kurya, noneho mbivuze gutyo kuko imibare yo kugura ibati nturayigeramo, imibare y'isima nturayigeramo, imibare yo kujya kurangura iyawe n'iyinda. Hariho abantu bagira imibare y'inda gusa, imibare yari iyo ngiyo denji giravaye ibya salisa namba tubona uba afite imbabura ni capati n'ibishyimbo, imibare ari iyo ngiyo. Imibare ari igifu gusa, kirazira kubyuka uryamye. Reka nsubiremo, hariho abantu bagira imibare y'igifu gusa bitewe n'igihe barimo. Rero iyo uri muri icyo gihe kizira yuko wirirwa uryamye uratarasa, ko ari igihe utarasa ukahita uhura n'umukiri imodokari y'imuzimiyeho ukayisunika akagusigira 5 ya mibare ikahita ivamo ibihekane, capati n'ibishyimbo bikaba birabonetse, kawunga bikaba birabonetse. Rero reka dushimire Imana ko twabyamye tukabyuka, biba bigishoboka kuko ubu hari uri CH kurimo serumu, hari uri mu bitaro by'i Kanombe ari kuri rendez-vous agiye kwinjira muri salle dope, ariko wewe urahumeka. Nubwo bikomeye haracyari ibyiringiro, biracyashoboka. Haracyari ibyiringiro nshuti yanjye, haracyari ibyiringiro by'uko aka kanya ushobora kuba aho ngaho uri ukajya ahandi. Haracyari ibyiringiro by'uko nubwo n'amafaranga wararanye ushobora kuyabona uno munsi. Haracyari ibyiringiro. Sinzi isaha uri kurebera ino video, ariko icyo nakubwira cyo nuko isaha yari yo yose uri kuyireberaho amasegonda 15 ari imbere y'aka kanya ibi bintu ndi kuvuga, ntabwo uzikigiye gukurikiraho. Uko utabizi rero niko gishobora kuba gifite ikintu cyiza cyangwa ikintu kibi, ariko ibyiringiro byacu tuba tugomba kugira ni ibyiringiro by'ikintu cyiza, ibyo ngibyo bikadusunikira ku kindi kintu tugiye kwiga, kuba tugomba kwishima, kuba tugomba kugira ibyishimo. Ese ubundi ni iki twita ibyishimo? Naryo ni ijambo rikomeye cyane, kugira ibyishimo, kuba wishimye, kuba mu buzima wishimye. Unyura muri byinshi bitandukanye, ibintu bimwe bibabaje, ibindi bishavuje, ibindi biteye agahinda, ibindi bimeze uburyo bwose budashobora gutuma wishima. Ariko se niki gishobora gutuma ubirenza amaso ukabasha kurenga aho ngaho barageza ukabasha kugira ibyishimo? Reka twumve rero ijambo rikomeye rijyanye nabyo. Ni ijambo ryiza cyane. Ku cyitwa ibyishimo rero ndumva ashaka kuvuga kuri ijambo ryitwa ibyishimo. Kubizera twe ntabwo twishima kuko dufite menshi kuri banki, nta nubwo twishima kuko twujuje ama etage, nta nubwo twishima ko turangije kwiga twa defanze twahawe impamyabumenyi ngo mu cyiciro cya 1 n'icya 2 n'icya 3, ariko natwe twarize mani. Uzi imihanda kuyivaho amahoro, buryo bukuyeyo diplome, imihanda kuyivaho amahoro ziba ari struggle mani, natwe twarize. Rero ibyo byishimo kubizera tubikura kuko twiringiye Imana ikatubera ibyiringiro. Yeremiya niko yavuze 17:7 aravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera iki? Ibyiringiro. Ngo wazahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, gishorera imizi mu mugezi, nikizakangwa n'umwaka wacanywemo amapfa. Ndagira ngo banze mve iki giti cyiringiye Imana. Ubundi iyo tuvuze ijambo igiti, Bibiliya hose handitse igiti uba ari umugani usiga ari kuvuga ku muntu, ubuvuga umuntu, kuvanga igiti gishushanya umuntu muri Bibiliya. Uyu muntu rero ugereranywa n'iki giti cyiringiye Imana, ngo naho izuba ryakwaka ariko yiringiye iki? Imana, ngo ibibabi byacyo bizahorana itoto. Ibibabi byacyo bizahorana itoto. Ni ijambo ryiza. Twiringire Imana, tugira ibyishimo by'uko tuyifite, by'uko izadukura naho ahantu hari hose dushobora kuba twaba turi. Akazi ukora, ibintu ukora bikanga, ariko kumva ko Imana izagufasha. Reka tureke kuvuga ku bantu
ukora ibintu bikanga gusa. Tuvuge no kuri wowe uri kubikora aka kanya bikaba biri gukunda, kuri wowe uri kubikora aka kanya bikaba biri gukunda. Ese reka mubaze, urakeka ko ibyo bintu bizaguma uko nguko nyine ukazaguma ubona ibyo bintu uko ubishaka ukaguma wishimye uko nguko? Oya, ntabwo ariko bimeze. Niba uri gukora uno munsi ukabona biri gukunda, bisobanuye yuko nicyo gihe. Hari ijambo rivuga ngo isi irikosa ngo ujye wonka vuba kuko nyine isi igucutsa vuba. Rero uba ugomba konka cyane kuko nicyo gihe. Reka twumve ibihe 4 by'umwaka biraza kugusobanurira neza uburyo aho hantu uri, ibyo bintu urimo, isaha n'isaha bishobora guhagarara, cyangwa se nawe ubuzima bwawe bushobora guhinduka. Kuko ntabwo ubuzima buri constant, ntabwo ubuzima buguma aho ngaho buri, ntabwo ibintu biguma biri constant, ntabwo biguma bihagaze aho ngaho. Ibintu birahinduka, tuva mu buzima bwiza tukajya mu bubi, tukava no mu buzima bubi tukajya mu bwiza. Ibihe bihinduka. Reka twumve ku kintu kijyanye n'ibihe by'umwaka. Pastor General aza kubidufashamo, twumve ibihe by'umwaka ese bigenda bite. Ku mwaka ugira ibihe bingahe? Ibi bihe mu buzima bwacu twe nabyo dufite. Ndagira ngo nkubwire nyiri aha ngaha buryo umwaka ugirwa n'ibihe 4. Umwaka ugirwa n'ibihe 4. Hari igihe cy'itumba, hari igihe cy'impeshyi, hari igihe cy'umuhindo, hari n'igihe cy'urugaryi. Niba utari mu itumba uri mu mpeshyi, niba utari mu mpeshyi uri mu rugaryi, niba utari mu rugaryi uri mu muhindo. Rero wikangwa n'umuhindo kubera ko capati zibonetse, ihangane n'itumba riraje agafuka k'umuceri ubaho kageze urahazi ni 37 na 5. Have ubu noneho ndi kujya guhankagira ubwoba, kandi twebwe umufuka ntago ushira kwa kundi uhengama umanuka utya ngo ngira ngo urabyumva. Ibyo bihe niba uri mu gihe cy'itumba, menya ko nyine icyo gihe ugiye kweza. Ariko nanone umenye icyo kintu, imvura izagwa, ibintu byawe bizakunda bizacamo. Ariko nanone ese igihe uzajya mu mpeshyi bizagenda bite? Inshuti yanjye, ako kantu kumve neza. Muri Bibiliya hari ijambo rivuga ngo umusore muto cyangwa se basore muvoma amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa. Rero nawe amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa ntabwo uyavoma mu gihe cy'impeshyi, uyavoma mu gihe cya gihe cy'itumba, mu gihe amazi nyine ari kuboneka, warangiza ukayabika. Niba uri gusarura mu gihe cyo gusarura ugahunika ejo mu minsi iri imbere. Inshuti, reka tubeho muri ibi bihe, tujye dusoma igihe turimo, tumenye ngo ni muri iki gihe. Nimba muri iki gihe nzajya muri iki, nimba muri iki gihe nzajya muri iki, umenye kubana nabyo. Ririya jambo ntago ryavuzwe kiriya gihe, ryavuzwe mbere ya corona. Ko ndabyukiye nari ndi iri ni ijambo bavuze, ari ijambo ryo yavugaga ngo komera Imana amashyi kubera yuko uherereye muri Kigali, komera Imana amashyi kubera ko uri muri Kigali. Iri ni ijambo yari yavuze, bari kumubaza impamvu yarivuze. Bajyaga ko ryari ryavuzwe mu gihe hari muri covid, ariko yari yarivuze mbere yaho. Umva impamvu yari yarivuze. Buriya kujya mu mujyi turaza kubigeraho, nabyo ni ikintu cyiza. Kujya mu mujyi hari ibintu ubasha kugeraho kuri mu mujyi. Reka tubyumve. Kuri Sheri ku itorero ryacu ADPR la Paroisse ya Sheri niho narindi ndigisha nabati komera Imana amashishimire kuri Kigali, kuko utashye ubukwe bwo mu cyaro nibwo umenya agaciro kuko ubi Kigali. Emosiyo nawe ure MC iyo uyoboye ubukwe ujya kukumva aravuze ngo karibu imyanya yo kwa badata bukwe ni ku ruhande rw'umusore, imyanya yo ku ruhande rw'umukobwa ni iyi ngiyi. None imyanya bavuye Kigali yateganyijwe, karibu muri carari. Wakwibuka ko Kigali ariko kazigo urirwa utarasa ku ndege, ipiki ari ipiki, uri umuyayi Kigali, uri umukarani Kigali.
ariko watawe ukwe mu cyaro ngo kariba imyanya y'abavuye i Kigali yateganyijwe babaje no mu urumva rero nubwo i Kigali tubaho dutarasa ariko bimenye uyigezeho mu bari abantu bose nibakaguhabye hari umuntu kujyana iwabo urumva uko atuye muri etaje iwabo nabo bikaba kumara mbese amasikariye n'ubundi yaje i Kigali yamenyereye nubwo aba muri etaje urimo urabyumva ntibakaguhabye iwabo mu cyaro n'ubundi amasikariye bari basanzwe bayamenyereye batondagira imisozi hari ahantu ujya wazamuka ukagira ngo uri gukambakamba kandi nta maboko ushyizeho inshuti yanjye ni ibintu nyine abantu bava kure umuntu ava kure icyanga ari kuvuga ari ukuntu uva mu cyaro waramenyereye kurira imisozi terera umusozi kabisa abantu bajya kuvoma mu kabande barabizi hari ukuntu usanga ku musozi baragiye bacaho ama esikariye baragiye nyine harima n'isuka barangiza bakagenda bakoraho ama esikariye ugasanga ari umuntu yamenyereye kuzamuka ayo ma esikariye yikoreye ijerekani icyo gihe urazamuka ukumva ijerekani iri kugukurura rero icyo gihe umuntu wamenyereye kuzamuka aho ngaho yageze mu mujyi urabyumva nyine nawe ama esikariye yazamuka nk'uri kumanuka yirukanka cyane rero ubuzima tubamo buba bugiye butandukanye reka wumve noneho ku banyakigali uburyo n'abanyakigali nabo baba bagiye babayeho none twebwe twavukiye Kigali rero badusunika muri toroteze hari umwana ukura adakambakambye toroteze ikata aho ngaho we yari amenyereye iminyenga yatangira kugenda ukamuhaka umva si w'icyaro we yari amenyereye umunyenga ni umutumbatumba comekamo igitari ikindi hano ubushinge mu kabande urumva rero n'ubundi yari asanzwe amenyereye kumanuka muri esanseri hariho abantu bitagora naho mu mujyi we niyo ari kwiga kugenda niba uvuye ibyaro ukagera i tawuni nubwo ubayeho sitaragomani reka mbabwire ntimukibagirwe iyo mwavuye ngende ikavukira simfite iyo ngana dore umwana w'iyi migi ariko namwe ntimukaduhabye byari ibyaro inshuti yanjye ntitukibagirwe aho twavuye ntitukibagirwe aho dukomoka aho duturuka kwibagirwa aho uturuka bingana no kwiyibagirwa kuko aho uturuka nyine ni wowe aho uturuka ni nyine nawe ibaze nyine aho uturuka uri umuntu wizera Imana abavuga ngo iwacu ni mu ijuru iwanyu rero niba ari mu ijuru ubundi buri umwana wo kwa minisitiri biba bigoranye gushobora kumubona nyine ameze nk'umwana wo kwandeze biba bigoranye ko ushobora kumubona atandukanye ku mico y'uko nguko yo kwa minisitiri imyambarire imivugire nubwo imyitwarire bijya bigorana ariko ibyo bintu uko ari bibiri iyo umurebye ushobora kumureba ugahita umubona ugahita uvuga ati uriya muntu ntabwo uzareba nk'umuntu mushya yaje muri karitsiye uhita ubibona ko atari uwaho ngaho rero kwibuka aho wavuye kuzirikana aho wavuye kuzirikana aho ukomoka bigufasha n'iyo wahinduye ahantu uba iyo wahinduye icyiciro cy'ubuzima ukamenya ngo hari ahantu niba ari habi sinzahasubira ukamenya ngo niba hari ahantu ari heza si uzahava umuco ufite niba ari mwiza ukavuga nzawugumana nicyo kintu bidufasha burya rero ngo uriya umujyi yari ari kuvuga ngo na Yesu yarawuzi aka kantu wari ukazi kubera iki navugaga uburimi bakajya ngo niko abanyakigali bavuga ariko Yesu burya umujyi arawuzi uzi kanazutse yabwiye abigishwa ngo bajye i Kigali katabwiye ngo bajye Nyaruguru we tuvuganaga ibifatika byumvikana ati mujye mu murwa katikati ntibajye Nyaruguru mujye mu mujyi yabwiye ati bajye Yerusalemu kandi abohereza no muri etaje burya buzuye umwuka rero bari muri etaje numva rero abantu bavuga ngo abakire si abantu muba mubicuritse na Yesu abakire arabazi inshuti zanjye na Yesu abakire arabazi na Yesu abakire arabazi bivuze ngo kuba umuntu abo umukire biriya bintu nyine bajya bavuga ngo abakire si abantu n'iki oya
uri umuntu niwe wigira mubi, ariko iyo yemera Imana akayegera ibintu byose bibasha gukunda, abasha kubicamo neza. Noneho reka twibaze noneho, ese koko dushobora kwishima? Ibyishimo dushobora kubigira tukagira ibyishimo kuko bimeze neza? Ese niyo mpamvu tugomba kwiringira Imana, tukiringira Imana mu buzima bwacu? Bishoboka 100%. Icya mbere tubona ko atari wibeshejeho kandi ubone ko ejo hawe hahari. Birashoboka ko wakwishima. Ubundi se warakara ugakora iki? Wahekenya se ukankora iki? Uriko kwishima se bikagenda gute? Bishoboka donc kubigira muzihenze. Binyura kuko ugomba kwiringira Imana ukabona ko atari wihibeshejeho. Kandi ikibazo urimo nona usubije amaso inyuma wabona ko hari ikiruti cyo ngicyo watambutseho. Kwishima ku isi birashoboka bitewe n'ibyo watambutse, ariko hari umuntu uri kureba iki kiganiro utishimye namba. Ndabyemera ubabaye, iringira Imana. Wenda reka turebe nko kuri side y'abagabo. Reka nze nkubwire, uzi ko we wabuze inkweto, ari ufite akaguru kamwe, inkweto ziri hariya kandi yarazifite yabuze ntiyabona ashyira rwa kabiri. Uzi ko uri gutaka ngo urashonje, uri kurya kawunga, ari ufite amafiriti, ubireba karira, yibeshya akayikoza mu nda, byaba ikibazo. Uzi ko uri gutaka ngo uri kugenda n'amaguru, hari ufite imodoka yicaramo gusa umutima peritasi ikahitiza igihinda gusa ku buryo asigaye yirirwa yiruka n'amaguru ngo areke iminsi yisunika. Bivuga ngo nyurwa n'ukuraho. Niho Paulo yanditse aravuga ngo kuba Uwiteka iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu nyinshi cyane. Ukuri kose ufite uruta. Reka nsubiremo, ubuzima ubaye mu bwari bwo bwose ufite ugize gute uruta. Iri ni ijambo rikomeye. Ubuzima bwose tubayemo, reka mbwira, ushobora kubunduta, ushobora kuba nguruta, nawe dushobora kuba tukuruta. Ariko ubuzima ubayemo ubwo aribwo bwose, buri muntu afite uwaruta. Hari ijambo rivuga ngo hejuru y'inkoko haba hari itendo, ariko nyine nicyo gisobanuro cy'uko hejuru yawe hari undi muntu, munsi yawe hari undi muntu. Rero n'uzajya wumva ushaka gucika intege, ushaka kureka ibyo bintu urimo, jya ureba wa muntu kuri munsi, urebe niba aho hantu koko hagukwiye, niba uhashaka, kuko nawe uriya muntu ari kwifuza aho hantu uri, ari gushaka kugera aho hantu uherereye. Hari umuntu uri kureba akavuga ati ndashaka kari akagare yifitiye, ndagashaka. Iryo gare wowe ryarakurambiye, uri gushaka moto. Iyo moto uri gushaka, nyirayo nawe arayirambiwe, ari gushaka imodoka. Wamara kugera ku modoka ugatangira kuvuga ngo iriya utoranye. Ntabwo abantu cya kintu cyo kunyurwa tukigiraho, nta nubwo wakigira utarebye icyo kintu. Ese munsi yanjye hari undi muntu? Niba hari rero tuzi, reka twibaze ku mpamvu noneho, kubera iki ubundi tuba turi ku isi? Kubera iki? Uri ku isi kugira ngo icyubahiro cy'Uwiteka kimenyekane mu bandi, bimenyekane yuko weho ukomeza uko. Hari umugabo umwegeza ansura yaje n'indege, ariko muri iyi minsi ndi kuvuga indege cyane sizi, ushobora kuba ugiye kuyurira. Ntago biraba ariko bizaba, niringiye Imana. Urumva aransura, mwebwe twe tutaramenyana, nasabe nuba twe twaramenyanye ko nawe yari arambonye, ariko kuri citane ntarakora ikiganiro. Mba ahantu munsi y'umuhanda mu Gasyata, ati pastor ndagukunda ndashaka kugusura. Numva ngo yageze i Kanombe, numva ngo yageze n'ahanga ari ku kibuga cy'indege.
ndamuyobora rero araza araparika. None yari inzu iri ahantu hadanje, murabyumva. Turamanuka ku mesikariye kajya nkebuka ngo ndebe ko yagurikiye cyangwa yasubiye inyuma. Karakani k'agakorodoro tuhita dukata, turakata, kwinjira mu nzu kwari nko kwirasa kuko wajyanye ndaguca hejuru y'imbabura. Tuba twinjiye hehe mu nzu. Tugeze mu nzu yicaye ku ntebe zihita zinyerera, zihita zihenga mu kuntu. Ikibazo rero kibikiye, urumva uko yambonaga yumvaga ko ndi umuntu w'umupasiteri, umubishope umeze ukuntu nyine uko mbona kuri media nyine. Arangira arambaza ngo none se niwe pasiteri Theogene? Ndikiriza ngo abimbaza gatatu, niweho pasiteri Theogene? Nkikiriza rwose nkubona kuri YouTube udukomeza utuganiriza ubu buzima ari bwubayemo. Ndikiriza icyo shatse kuvuga ni iki, ibyishimo nahoranaga si uko nari mfite ubutunzi. Hari n'igihe nataga nkaburara, narangizaga ikiganiro kwa Sabe kuyobokamana, urumva, nagera Nyabugogo nkajya gutiraho nkirebaho, namara kumenya ko cyagezeho mwagishizeho nkahita mbwira umuntu yitwaga Seti akora amatelefoni muri Kenya, ati mvuye ku kiganiro bagishyizeho reka nireba. Akahita ajya muri mashini akandikaho simbi nkireba, akahita nsomera. Ibaze kubera ihungana komenti ziba kuri Kita cyangwa kwa Sabe yarigeze ziba zirenga 500 600, urumva zose nkajya ku murongo nkazisoma. Se koko nanjye ubumana hahita senga mbari ukazama telefoni nkajya nireba naje gutira koko. Uwo mugabo rero icyo nari mbivugiye ni ageze muri salo nahuye n'ikindi kigerageza, agize kwicara kuri izo ntebe zihenga, agize kuba ninjiye munyujije hejuru y'amasafuriya y'abandi, kubera ko buri muntu atekera imbere y'umuryango we no koza amasahani buri muntu ayogereza imbere y'umuryango we. Hari igihe uza ugasanga bose rero amasafuriya bayasohoreye rimwe. None kandi ari amasafuriya batekamo kuri ziriya mbabura, kubera guhora bacucuma udusafuriya nako bacucuma ibishyimbo n'akamami. Indiba ubundi zikindiba y'isafuriya bimeze gutya ibiringana, kubera guhora bahondaguramo igeraho ikamera nk'icyungo, indi bikahita isa ku buryo utayihagarika ngo ikunde, uyihagaritse ihita ari ibintu nibuka. Umuntu byaje kugenda gute? Ibaze ko ngo ntibabita aba diaspora ari kurenga amasafuriya, abaratarutse abaguye hariya mbankuyeho akarido no mu nzu. Ahita yicaye ku ntebe nayo ahita kwamira imbabura. Imvura biraguye barayinjije, akuraho amaguru. Ubwo imvura yaraguye biba ngombwa ko banura imbabura nayo bayanura bayijyana hehe imbere y'igitanda. Amazi ya kawunga abaratambutse, ariko wandeba ndi kuganiriza abantu haba mu rusengero ukabona nuzuye ibyishimo zaza buri n'ibihimbano by'umwuka. Ari ubwo buzima nibereyemo. Reka nkubwire ibyishimo byacu biva ku Uwiteka, ku muntu wiringiye Imana, Imana ikamubera ibyiringiro. Mu diaspora byaje kurangira gute? Urumva we yasize akandi nagize amahirwe. Yagize amahirwe pe, yagize amahirwe, yamusigiye akantu nyine mwe twita kuremera umuntu, nawe yaramuremeye. Ariko byose ni Imana, byose ni Imana. Ushobora gukora iki? Nuko nguko umuntu atera imbere. Hari igihe ukora ibintu ukabona ntabwo biri kunguka, nyamara hari undi muntu biri kungukira. Noneho umuntu umusaruro yamaze gukuramo akazaza mukawugabana. Niba waramuteye imbaraga zo gukora ibyo bintu, akaba ashobora kugenda nawe akazazana kuri wa musaruro mukawugabana. Bivuze ngo nawe wari uri guhinga mu gihe utari uzi guhinga uri guhinga. Rero dukore ibyo dukora niba dushoboye kubikora, igihe icyo ari cyo cyose bizagira icyo bimara. Mu gihe tutazi reka twumvire ijambo ari ryo rya nyuma ry'uyu munsi. Tuzagira n'ikindi gice twumve ese
ni hehe ubundi umugabo yakuraga imbaraga nk'izi ngizi zo kuba ashobora kuza agahagarara imbere y'abantu akababwira ijambo ry'Imana, akababwira kugira ibyiringiro nyamara abayeho mu buzima bumeze nk'ubu? Ni hehe koko uyu mugabo yakuraga ibi bintu? Reka twumvire ijambo twarihereye, ariko bagira ngo wongere uryumve risubiremo wumve ahantu ibi bintu byose byavuga. Niki cyamuteraga imbaraga zo gukora ibintu byose? Ushobora kuvuga ngo ni Imana, yego ni Imana, ariko se reka twumve. nibuka iyo navuye naho ngeze ubwabyo bikantera gukomera no gukomeza abandi. Nibuka iyo navuye naho ngeze bikantera gukomera ndetse no gukomeza abandi. Iteka ryose utibuka iyo wavuye ntumenya naho ugeze niyo ugana. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abisirayeli bari mu rugendo ngo muramenye nimugera mu gihugu ntimuzarye ngo mwibagirwe. Iteka ryose mpita nibuka akubucita. Ubu nakwibagirwa ngikijumba cya senkani n'ibishyimbo bya senkani ahitwa kwa Karanza kwa tante Kiruhura 100 ukarirya saa sita, irindi sambari. Isambari urarizi se? Ni irijansi. Irijansi urarizi se? Ni irikamu urarizi se? Ni umwana uriya ni inote y'ijana narindi mvuga gusa y'ijana. Rero icyo mvuga ni iki, hari ibintu ntashobora kwibagirwa. Sinjya nibagirwa 100 nari kuguramo ibyo kurya, bantumye ikaye ngo nandikemo indirimbo za korali. Mita bigenda bite? Ziko nigeze njya muri korali nkaburi yonjyamo, numva ashaka kuririmba ariko bite no kuntu ari imeze. Ndebye korali ya mbere mbona ntiyanyemera, ndebye ya kabiri suko batari kunyemera, ntago bari kunyemera, tuvugisha ukuri kuntu nari imeze. Ndebye indi ya kabiri yari ihari igira amajeste, rero baririmba bakora amajeste, reka bamanuka, uri kubyumva. Noneho kubera inzara hajya mbona bazajya bamanuka, ngiye nkahura nabo bavayo, nkabona si byava. Rero hariyo baravuga ngo Abisirayeli bazenguruka Yeriko, nkajya mbona kuntu bakata, habona nzajya nkata nkagumayo, kugaruka bikanga. Ndebye urubyiruko nyoberwa niba ndi umusaza niba ndi umusore, nyoberwa icyo ndi. Hari igihe ubamo umuntu akayoberwa uriya ni umudamu ni umukobwa ni iki, bitewe n'igihe urimo. Ni umusore se ko tubona ashaje, bikayobekana. Mpita njya muri korali ya Nibature. Nyirahangaha nkutangarize ko buri muntu ajya muri korali basa, buri muntu ajya muri korali basa ku rusengero. Urareba ukavuga ati iriya niyo yanjye, akaba ariyo ujyamo. Muya Nibatere nta usekundi, waza umupira uwuhindurije ni mu gitondo nta usekundi, aba ariyo nigiramo. Rero nkagira ikibazo cy'uko ntagira gahomba. Nawe mfite agapantaro kamwe n'agashati, nkagafurira kuri Yanza mu mazi, muri uriya mugezi wa Yanza, nkagakamura nkakanika kugira nararaga mu butayu mu ishyamba, mu gitondo nkakambara. Ikibazo kikabikiye rero mani itumanira umupira ukahita ubika ijipo, uhita ukuramo amaboko ukahita umanira umupira ugafata hano ugafura. Sha ibyo bireke shuti basta. Ariko ubuzima bwaje guhita. Ikibazo kiri rero, ipantaro burya yuma mu byiciro, ntabwo ihita yuma yose. Reka ihera hano hasi ku mukanda no hejuru ntihajya huma. Urumva? None najya mu rusengero kwicara bikaba ikibazo. Nicara ku ntebe nkaguruka tugiye kuririmba harasigaraho amazi, ubwo nkahita nicarira ibiganza gutya. Urumva ko kwicara ni ugusutarara ni system, kugira ngo nze guhaguruka amazi asigare. None nambaye ikote na karuvati babimbajijeho hari. Ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo ryiza. Urumva ahantu yavuye ahantu nta nzu. Umugabo ndagira ngo mwibutse ko yapfuye afite inzu, yitabye Imana yari afite inzu nziza imeze neza, yari afite imodoka, yakoze impanuka. Nibyo byatumye nyine habaho ibintu bitameze neza, ariko turashima Imana yuko nyine tuba twaramugize nk'umuntu w'umubyeyi wagize ikintu atanga mu Rwanda. Ndagira ngo rero uyu munsi nawe
iyi courage, aya magambo meza yavuze agufashe. Aya magambo hari igihe uzangara mukayumva ukumva nta kibazo, ukumva nta n'ikintu gukuramo, ako ujye ugaruka urebe wumve niba nta kintu koko kirimo. Gusa ubaye nta kintu gukuramo sinzi ukuntu nyine byaba bimeze, kuko uyu mugabo afite amagambo akomeye. Tuzamugarukaho n'ikindi gihe, ni amagambo menshi yagiye avuga, nzagenda nyashaka nyazana. Ndabashimiye ko twabanye kuri uyu munsi. Icyo ngusaba niba utarakora subscribe uyu munsi uyikore, kuko ni ibintu byiza kuba wabashije kugiranga kuri Patrick the Motivator. Niba ufite n'inshuti uyisharinge kugira ngo nawe ibashe kumva amagambo meza bagiye avugwa n'abantu bagiye batandukanye. Ubwashize twashyizeho ijambo rya Perezida Kagame ari ryo ryiza, ndetse hari n'ijambo rya Dira, hari n'andi magambo meza menshi agiye atambuka byamamare bigiye bitandukanye byagiye bitangaza. Icyo ngusaba ujye uzicamo izo video zose urebe niba harimo umukunda, wumva amagambo yagiye atangaza meza agiye avuga, ajya afasha abantu. Ndagushimiye kuba twabanye. Imana ikomeze ibane nawe, kandi mukomeze musenge mwihembere Imana, mwishyire mu buzima bwanyu izagira ikibafasha. Ndagushimiye cyane, naho ubutaha ni kuri Patrick the Motivator.